Kuva icyorezo cya coronavirusi kigeze mu Rwanda muri Werurwe uyu mwaka, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo guhagarika ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo. Zimwe muri izo ngamba harimo no gufunga amashuri yose by'agateganyo, abanyeshuri bagakurikira amasomo hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Hamaze gukorwa isesengurwa ry'uko icyorezo cya coronavirusi gihagaze mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi yashyize ahagaragara ingengabihe y'amashuri iteganya ko tariki ya 2 Ugushyingo umwaka wa 2020 hari icyiciro cy'abanyeshuri bazatangira kwiga. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi ikangurira abanyarwanda mu ngeri zose guha agaciro icyo gikorwa cy'ingenzi cyo gutangiza amashuri yari amaze igihe kinini afunze kubera icyorezo cya COVID-19, hubahirizwa ingamba zashyizweho zo kwirinda iki cyorezo. Abanyeshuri bishimiye kongera gusubukura amasomo nyuma y'igihe kirekire bari mu rugo, kandi bavuga ko biteguye gukurikiza amabwiriza yashyizweho, banashishikariza bagenzi babo kuyakurikiza. Turabyishimiye cyane ko kino gihe twatakaje igihe kinini, ariko ubu ngubu turabyishimiye ko dusubiye mu masomo yacu. Nk'uko tubizi twese icyorezo kiracyahari kandi ni cyinshi. Ubu ngubu ni ukuzajya twoga intoki buri mwanya, guhana intera na mugenzi wacu, apana gutizanya ibintu nk'ibikoresho, kandi no mu ishuri tugakomeza tugahana intera. Mu buzima bwacu bwa buri munsi amezi arenga 5 tumaze mu rugo, buri munsi hagarukagaho ikintu cyo kwirinda coronavirus. So birumvikana ko buri wese azi uko iki cyorezo gifata umuntu ndetse azi nuko yakirinda. Harimo gukaraba intoki, guhana intera, kwirinda gutizanya udukoresho bya hato na hato. Si ibyo rero ni ibintu tugiye kwirinda kugira ngo corona itongera gutuma nanone tongera gusubira mu rugo. Mu gihe ababyeyi baherekezaga abana ku mashuri, nabo bishimiye ko amashuri yongeye gufungura, kandi bavuga ko bahaye abana ibikoresho bihagije bizabafasha kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Byatunejeje cyane kubera yuko mu rugo twabashaga kubagaburira ibyo kurya, ariko nta bumenyi bujyanye n'ahazaza twabaha. Niyo mpamvu kuba basubiye ku ishuri twabishimiye guverinoma yacu. Mbereye ku mwana naherekeje umukobwa wanjye Niyonsenga Diane, namubwiye nti nguhaye ibikenerwa byose, borudero nishyuye amafaranga kuri banke, ndetse muha udupfukamunwa 5 kugira ngo atazahorana kamwe bikamutera umwanda. Namukoreye ibishoboka mu bushobozi bwanjye, murinda ko atashobora kuzasohoka kugira ngo atazasohoka ari muzima, hato akinjirana icyorezo akanduza abandi. Naje hano mperekeje abana bagiye kujya ku mashuri. Twebwe tubyakiriye neza kuko kuba basubiye ku ishuri bagiye gushaka ubumenyi. Ntabwo twateganyaga ko uyu mwaka bashobora gusubirayo bitewe n'iki cyorezo, ariko ubu biradushimishije cyane kuba basubiyeyo ku mashuri. Nk'ababyeyi twanezerewe kubona abana bacu basubiye ku ishuri, kandi ubutumwa twabahaye ni ubutumwa bwo gukurikirana amasomo. Bari bafite inyota, bari bamaze igihe cy'amezi 7 batari ku ishuri, bafite inyota yo kwiga. Twabahaye ubutumwa bwo kugira ngo bakurikirane amasomo yabo, bagire discipline ku ishuri, bakurikiza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri mu buryo bwo kwirinda iriya ndwara ya coronavirus, kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo neza. Ibigo by'amashuri nabyo byiteguye neza kwakira abanyeshuri no gutanga amasomo hirindwa ikwirakwira rya COVID-19. Mu rwego rwo kwirinda COVID naho rero hari amabwiriza Minisiteri yaduhaye na tugomba gushyira mu bikorwa. Wenda nkuko mwayibonye mwinjira hari ubukarabiro kuri aho binjirira kuri gate. Ni ukuvuga ko ari umwana ari umushyitsi wese winjiye mu kigo agomba kubahiriza uriya muco mwiza wo gukaraba, twirinda coronavirus, ariko n'igihe izarangirira ndakeka ko bizakomeza bigahoraho. Umwana rero azajya abanza karabe, turebe ko yambaye agapfukamunwa neza, hanyuma yinjire mu kigo. Ubwo yagiye mu ishuri zarasambure mazo murabizi ko ntaziriho, kuba ko ntabwo twemerewe guhuriza abanyeshuri benshi ahantu hamwe. Mu ishuri naho rero bagomba kwicara ku buryo bashyiramo distance hagati y'umunyeshuri n'undi,
n'abarimu babafasha nabo bakaba biteguye kubafasha. Umwarimu nawe azajya mu ishuri ni ngombwa ko yitwaza nawe akaraba, kuko niwe ugomba gutanga urugero ku munyeshuri. Nawe agomba gukaraba, nimba ari hand sanitizer afite nayo agomba kuyikoresha, ku buryo dufatanya abana nyine tukabafasha ariko natwe twifasha. Twateguye rero n'ibyumba bibiri, haramutse habaye ikibazo cy'umwana wenda wagaragaraho ibimenyetso, ahantu dushobora kuba tumushyize mu gihe tumukurikirana. Hari icyumba kimwe cyagenewe abakobwa n'ikindi kigenewe abahungu. Ikindi tuzajya dukora no kubafata ibipimo by'umuriro kugira ngo turebe ese muri make uyu mwana bameze bate bose muri rusange. Hariho n'igihe ashobora kuba yirwariye izindi ndwara zisanzwe, kuko ibyo ni ibibazo bihoraho mu mashuri, abantu bose twese turarwara, ariko tukita cyane cyane ko ibyo bimenyetso bishobora kugaragaza ko wenda bafite covid cyangwa se ntayafite. Mu gihe yasuraga amwe mu mashuri areba uko amasomo atangwa hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya yavuze ko ashima uburyo ibigo by'amashuri byakiriye abanyeshuri. Aho twanyuze muri rusange byifashe neza. Hari amashuri abiri nasuye Kanombe, GS Kanombe cyangwa se Fotec, bimeze neza, ibikoresho by'isuku, amazi urabona ko bihari, ndetse n'uburyo abana bafashwe mu mashuri bimeze neza rwose ku buryo tubishima. Ndetse na hano gusa kuri iri shuri rya Remera Protesta urahabona ni ikibazo cy'abana benshi cyane n'ubusanzwe, kandi abo bana bari basanzwe ari benshi ku buryo bisaba umwihariko, ariko nk'inzego zikorana icyangombwa ni ukuba hafi y'abana, nubwo tutabasha kwicaza umwana umwe ku ntebe bakicara ari babiri, ariko hubahirijwe andi mabwiriza turizera yuko nta kibazo kizabaho. Ubundi twateganyaga ko bazajya biga mu byiciro mu gihe twitegura kurangiza ibyumba by'amashuri bishyashya, ariko kubera ko hari icyiciro kitaraza, ubu bajya mu mashuri yaba bandi bataje, ku buryo bya byiciro n'ubundi ntabwo bari kubyigamo, ahubwo bagiye bajya mu mashuri atari gukoreshwa, ku buryo twizera ko mu gihe abandi bazaba bagarutse n'ubundi ibyumba bishya bizaba byabonetse. Ariko hari amashuri adafite ubwo buryo, atarongereye ibyumba. Nk'iri ngiri turiho nibyo navugaga, nta byumba biziyongeraho, byanze bikunze abana bazicara nk'uko bari basanzwe, ahubwo ikizakorwa ni ugukaza izindi ngamba zijyanye n'isuku ndetse no gukurikirana umunsi ku wundi uko ubuzima bw'abana buhagaze. Ni nayo mpamvu navugaga ngo icyo gihe birasaba imbaraga zidasanzwe z'inzego zose kugira ngo habeho kugenzura abana uko bitwaye. Ababyeyi nabo bakomeye ku ngamba zo kwibutsa abana kwirinda icyorezo cya COVID-19, bubahiriza amabwiriza yashyizweho by'umwihariko ku bana biga bataha, bagakurikira aho banyuze n'igihe bamaze mu nzira. Nk'ababyeyi natwe dufite uruhare rukomeye cyane mu gufasha abana gukomeza kuguma mu ngamba zo kurwanya COVID-19, nk'ibintu bigera kuri 3 ni nabyo minisitiri yakuguragaho abana. Barabwira ati cyambere mugerageze mwubahirize amabwiriza, mwambara agapfukamunwa neza, mukaraba intoki, mukomeze mugume muri social distancing, ariko cyane cyane mu gihe cyo gutaha mwe gutinda mu nzira. Ibyo rero n'ababyeyi natwe dushobora kugiramo uruhare twibutsa abana yuko ukareba ese umwana azigihe, ese uyu mwana yatinze hehe, ese uyu mwana ari mu biki, no gukomeza kubyibukiranye no mu ngo iwacu uwo muco w'isuku no kuba alert, gukangukira kurwanya covid ukaba umuco wacu. Rero nibwira yuko ni ikintu na hano mu nsengero turabikora, no mu mashuri twagombye gukomeza kubibwira abana niho bakiza, ariko nibwira ko n'abarimu tubasaba yuko bakomeza kubikora, n'ababyeyi natwe tukabigiramo uruhare. Muri iki gihe abana batangiye kwiga, abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko abana bubahiriza amabwiriza yashyizweho mu kwirinda COVID-19, kandi ubuyobozi bw'ishuri nabwo bwabashyiriyeho ibikorwa remezo bibafasha kwirinda. Ikintu cya mbere cyari gishimishije no kumva ko tugiye gutangira amashuri. Ibyo bintu byaradushimishije ko kumara amezi 7 wicaye imuhira, abana batiga, barimo batigisha, rero bakatubwira bati turabona ibintu bishoboka ko abantu batangira, twarabyishimiye. Rero baduhaye amabwiriza twatangiye kwitegura hakiri kare. Ibyihutirwaga ni ukubaka urukarabiro mu ishuri kugira ngo abana binjira mu ishuri bajye banza gukaraba, n'igihe bari mu kigo bakarabe. Ikindi nyine ni kureba mu mashuri uko intebe ziteguye, kuko abana bagombaga kwicara nibura bategeranye. Byari bimenyereye ko abana bajyaga bicara barenze
babiri ku ntebe, ariko ubu ngubu nibura intebe yicayeho umwana umwe, keretse aho bidakunze cyane baba babiri. Rero turabona amabwiriza abana bari kuyakurikiza neza nk'uko twayahawe. Abana baje ku ishuri bambaye agapfukamunwa ndetse n'abarimu tubatoza kutaramukanya, urabona bagenda babyumva. Tubatoza guhana intera hagati yabo, urabona bagenda babyumva. Tubabwira ko umwana winjiye mu kigo agomba kubanza gukaraba, birakorwa. N'ikindi gihe cyose dukomeza kugenda tubyibukiranya kugira ngo bidasubira inyuma. Rero turabyishimiye cyane. Abanyeshuri bageze ku mashuri nabo baratwereka uburyo bari kwiga kandi banakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Twebwe nk'abanyeshuri twiteguye gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yose Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na Leta yadushyiriyeho, twirinda kwegerana, guhoberana, dusuhuzanya, dukoresha ibiganza, tukirinda gutizanya ibikoresho mu mashuri twigamo, ndetse aho ariho hose tugashyira mu bikorwa gukaraba intoki inshuro nyinshi. N'ikindi kandi aho turi hose twambara agapfukamunwa neza guhera ku mazuru kugeza hepfo y'umunwa, ku kananwa tukambara neza. Ingamba twafashe dore ko twe tumaze igihe kirekire turi mu rugo, turi gushyiramo imbaraga cyane twe nk'abanyeshuri, tugasubiramo ya masomo tutigeze dusubiramo cyane, tugashyiramo imbaraga nyinshi, ndetse n'abarezi bacu bari kudufasha cyane baduha umwanya uhagije, turi kumwe nabo bari kudusobanurira. Nanone nk'uko twagiriwe aya mahirwe, Minisiteri y'Uburezi ifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima bagashyiraho izindi ngamba zatuma tugaruka ku ishuri tukiga. Nko kuri iki kigo cyacu Lycée de Kigali turimo gukora isubiramo n'abarezi bacu. Nitumara gukora iryo subiramo, nyuma y'ibyumweru 2 bazaduha ibizami twari twaratashye tudakoze by'igihembwe cya mbere, barebe aho twasubiye inyuma kugira ngo babe batuzamura. Icyo nakangurira abanyeshuri, waba yaragiye mu yindi mirimo wenda akumva yuko yaba imurutira kwiga, nta kiruta kwiga. Mu by'ukuri kwiga nicyo kintu cya mbere. Wenda twarebera no ku bakuru, umuntu wese wize urabona yuko afite aho yigejeje. Rero kwiga ni ibya mbere. Waba yaragize icyorezo cyaramugizeho ingaruka wenda ku babyeyi be, benshi bavuye mu kazi, benshi imishahara yaragabanyijwe, ariko rwose mu by'ukuri bishobotse twakangurira ababyeyi guhiga buryo kibushoboka ngo barebe niba abana babo basubira mu mashuri. Minisitiri w'Uburezi kandi aratanga ubutumwa ku babyeyi abasaba gukangurira abana kwitabira ishuri aho bitarakorwa. Ndagira ngo twese ari ababyeyi, abanyeshuri, abarimu tubyumve ko ari ibihe bidasanzwe, tugerageze kubahiriza amabwiriza. Ku babyeyi nanone mwigeze kumbaza ubwitabire buracyari hasi. Turi ku munsi wa 2 ariko ni hake cyane, bageze ku kigero cya 90, henshi bari muri 70% babashije kugaruka, abandi ntibaragera no kuri 70. Ni ngombwa ko ababyeyi bumva ko igihe cyageze bakagarura abana. Byagiye bivugwa ko abana bagiye mu yindi mirimo. Turakangurira buri wese waba uzi ko hari umwana utagarutse mu ishuri ko yamuhwitura akagaruka. Ariko muri rusange turashimira abanyarwanda ko badushyigikiye muri iki gikorwa cyo gufungura amashuri, tunabasaba yuko bakomeza no kudushyigikira mu gukaza ingamba kugira ngo ishuri ritaba intandaro rwo kongera kuzamura ubwandu mu gihugu. Bayobozi b'ibigo by'amashuri, banyeshuri, barimu, barezi nk'uko mumaze kubyiyumvira, kugira ngo abanyeshuri bakomeze kwiga hanirindwa ikwirakwira rya COVID-19, murasabwa gukurikiza amabwiriza yashyizweho yose n'ibindi bikorwa bijyana nayo, dukomeza kubungabunga ubuzima bw'abanyeshuri ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange.